Namakuru ni inkuru y'incamugongo, inkuru ikomeje gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Ngira ngo niba ukoresha imbuga nkoranyambaga wabashije kugenda wumva inkuru y'urupfu rw'incamugongo y'uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 17 waje kuza kuba yakwicwa mu buryo buteye agahinda. Inkuru nziza ihari kugeza kuri ubu ngubu nuko umusore banakundanaga wari waramwishe mu buryo buteye agahinda, mukasa amabere, mukasa ikiganza, dore ko bivugwa ko ngo yabanje no kumusambanya. Ngira ngo nimwe mu nkuru tugiye kuza tugarukaho. Icyo usabwa no kubana nanjye kugira ngo n'ubundi mbe nakugezaho iby'iyi nkuru. Amakuru ahari nuko aya mahano cyangwa se ubu bwicanyi ndengakamere bwabaye ku itariki ya 10 mw'ijoro rishyira ku wa 11 n'ubundi z'uku kwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'2026. Rero uyu munsi turi ku itariki 13 turi no ku wa gatandatu. Rero umwundire njye nakugezaho update z'iyi nkuru n'uburyo byaje kuza kuba byagenda kugira ngo uyu musore aze kuza kuba yakwica uyu mwana w'umukobwa bivugwa ko bakundanaga witwa Harriet ku myaka 17 y'amavuko. Amakuru anavuga ko uyu musore atari afite imyaka myinshi, yari mu myaka 24 gutyo n'itatu. Ngira ngo mu by'ukuri iyi ni imwe mu nkuru yashenguye imitima y'abantu bagiye batandukanye kugeza n'isaha. Hanyuma tubonereho no kwihanganisha umuryango wabuze umwana wabo. Ariko abaturarwanda bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda bibaza bati ese ubugome ndengakamere, ubu bwicanyi buri kugenda bwumvikana hirya no hino mu banyarwanda bafite ikihe kibazo? Byagenze gute? Satani yarabaziye? Ngira ngo ni bimwe tugiye kuza tugarukaho. Ngira ngo hari inkuru nyinshi mu mazi iminsi mwumva zagiye zumvikana hirya no hino mu gihugu z'abantu bagiye bica abandi kandi bakabica urupfu rw'agashinyaguro. Uyu mwana w'umukobwa ngira ngo yaratuye mu karere ka Ngoma, ngira ngo akagari ni Remera niba nibeshye neza. Uyu musore bivugwa ko ngo yakundanaga n'uyu mwana w'umukobwa ndetse n'iwabo bari babizi. Hari amajwi n'ubuhamya bya bamwe byagiye bijya hanze bavuga ko ngo uyu muhungu yaba yarahaye uyu mukobwa amafaranga ng'ibihumbi 400 ngo abe yashinga aka business. Aza no kuyamuha aka business aragashinga ngo kagenda neza. Ibyo ni ibivugwa. Ngo uyu mwana w'umukobwa akabona n'abakiriya. Ariko ngo uyu mwana w'umukobwa nyuma yo gufata ayo mafaranga ngo aza kubwira umusore ati nyamara burya ngiye nubwo wamaye amafaranga ntabwo tuzabana ahubwo turi inshuti. Niba umuhungu donc kumva nyine iyo position arimo ariho byahereye byo kuba nyine ahita avuga ngo reka mwambura ubuzima. Arareba abona ayo mafaranga nari buyasubizwe, arareba abona nyine byararangiye nakundi. Arangije aravuga ati reka nanjye nkwereke, reka nanjye mwice. Igikorwa cy'ubugwari, igikorwa cy'ubwicanyi ndengakamere umuntu wese muzima atatinyuka gukora. Ibintu bikora umuntu utakiri umuntu. Njya ninya umuntu ufata undi akamwototera akamuvutsa ubuzima. Nk'abantu ibintu biteye ubwoba cyane, ibintu biteye ubwoba, biteye ubwoba. Kabone nubwo umuntu yaguhemukira ntabwo agakwiye kumwitura kumuvutsa ubuzima. Oya. Bamwe bati ariko uyu mukobwa nawe aya mafaranga aba bashiki bacu bagenda bafata nayo rimwe na rimwe ajya bakurura muri situation itari nziza.
bagakwiye kuba bayareka. Abandi bati birashoboka ko aya mafaranga bantu baba batanze baba bayakuye ikuzimu koko, akabasaba ibitambo ayo mafaranga, akabategeka ko bagomba kwica umuntu, kandi nabo ubwabo bikarangira bapfuye. Ngira ngo uyu musore yaje kuza kuba yaraswa na polisi y'igihugu. Ni ukuvuga ngo yarashwe ubwo bari bamujyanye aho yiciye uyu mwana w'umukobwa n'ubundi, ariko ngo hari igihe uyu mwana w'umukobwa iwabo bakundaga kumubwira bati ntukajya ujya gusura uriya muhungu, umukobwa akabyanga ati rwose ntago nabura kujya kumusura. Rimwe na rimwe rero ngo akajya ajya no kumusura nyine, ariko urumva yarenze donc yarenze ku mabwiriza nyine yahawe n'iwabo, ariko nyine ngo akanga akajya gusura uyu musore. Umunsi umwe rero ngo yigeze kujya kumusura, baramushakisha baramubura, kubera ko bari basanzwe bazi ko banavugana kuri telefone y'iwabo. Iwabo rero bahamagara umusore, baramubaza bati se Ariete ko twamubuze? Umuhungu ati turi kumwe. Icyo gihe ngo yaje no gutaha, buracya baramubaza ati suvuye hehe? Umukobwa ati nubwo wakora ibishoboka byose, nubwo wanyica, ntabwo nakubwira ahantu mvuye. Ababyeyi barenzaho barabyihorera gutyo, arataha araryama. Rero uyu mukobwa ngo akaba yararyamaga mu kageto ko hanze, ubwo ni akanexi, ataba mu nzu nini n'iyiwabo. Donc kumwe nyine muba mufite inzu ariko zifite utwanexi duto duto. Uyu mukobwa bivugwa ko ariho yararaga. Rero ngo muri iryo joro ryo kuwa 10 rishyira kuwa 11 nibwo ngo papa we yagize gutya, yumva atameze neza kubera ko hanze hari n'amatungo, yumva nyine hari umwuka utari mwiza. Abwira umugore ati reka mbyuke, ndumva mu rugo ntazi ukuntu bimeze, ndumva wagira ngo hari umuntu uri mu matungo. Papa arabyuka, abyutse aragenda arareba, asanga amatungo ni mazima nta kibazo. Ageze mu rugo, donc akinguye muri ya nzu wa mukobwa yararagamo, akubitwa n'inkuba, asanze umwana we bamuciye amabere, bamuciye n'ikiganza, ukuguru kuri hirya no kundi kuri hirya. Anakeka ko babanje kumusambanya. Ariko kandi uyu musore akaba yarakundaga kuza no gusura uyu mukobwa muri iyi geto yabagamo iwabo. Rero bagakeka ko ari we waba waramuvukije ubuzima. Ariko amakuru yakozwe n'iperereza ryakozwe, inzego z'ibanze z'umutekano zigaragaza ko ari we wamwishe, rero nawe akaba yarashwe.